mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezwaho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakiyende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Ni wowe Yesu yashenjaguriwe, niyaza kuba ari wowe munyabyaha gusuhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano Ya reka tubasuhuze mwebwe mwese aho muri hose. Rero tubahe n'ikaze mu mwanya mwiza, umwanya w'amashimwe, umwanya wo kongera kureba mu ijambo ry'Imana kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Rero ni umunezero ukomeye cyane kongera kugira amahirwe yo kubana namwe, kandi by'umwihariko tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana. Mu minsi ishize twagiye tuganira, ariko turi kwerekeza ku ngingo imwe nini twari twateruye ivuga ku mbaraga umuntu yifitemo zitera abandi kumukurikira. Iyo ni nayo tugiye kurebaho nanone uyu munsi. Twari turimo tureba ukuntu izo mbaraga umuntu yifitemo zishobora gukora, ariko mu buryo navuga ko buri negative, cyangwa se butari uburyo bwiza. Butari uburyo bwiza, ukaba uriho, ukaba ukora ibyo wikorera, yewe uvuga ibyo wivugira, ariko bikaba bifite ukuntu bikurura umuntu runaka, atari ukumukururira mu byiza, ahubwo ari ukumukururira mu bibi. Ubushize twarebye urugero rwa Yehoshafati ndetse n'umwami Ahabu, n'ukuntu byaje kurangira nabi cyane, bikarangira umwana wa Yehoshafati arongoye umukobwa wa Yezebeli na Ahabu. Mbega ibintu bibi cyane. Kandi Yehoshafati ajya gucudika ndetse ajya no kujyana agafatana icyerekezo na Ahabu, ntabwo yizeraga, ntiyari yarigeze anatekereza ko umuhungu we akunda cyane Yehoramu yazigera ashakana na Ataliya. Ntabwo yabyibwiraga, ntibyageraga mu matwi, ariko byarabaye kuko Yehoshafati yifatanije n'utizera badahwanye, maze ingaruka nazo ntizatinda, ahubwo ziza zihuta. Kuri uyu mugoroba ndagira ngo tubumbure Bibiliya zacu, turebe mu gitabo cya Luka igice cyaho cya 16. Mana, icyampa ukereka buri muntu wese, by'umwihariko abitirirwa izina ryawe, abavuga yuko bakijijwe, ukabereka izo mbaraga abantu twifitemo zo gukururira abandi kudukurikira, ko ari iz'ukuri, ko zikora, maze abantu bose bakitondera uko bagenda, bakitondera uko babaho ubuzima bwabo, bakitondera ibyo bavuga, bakitondera ubuhamya bwabo icyo buvuga. Luka igice cya 16 turasoma duhereye ku murongo waho wa 19. Tutarasoma ayo magambo, ndagira ngo nkwibutse yuko nta muntu umeze nk'ikirwa. Nta muntu uriho kubwe, nta n'umuntu upfa kubwe. Abizera cyangwa se abakijijwe turiho kubw'umwami, kandi iyo dupfuye dupfa kubw'umwami. Rero twari dukwiriye kwitonda, kuko ntabwo uriho kubwawe gusa, nta nubwo upfa kubwawe gusa, ahubwo wari ukwiriye kwitonda, ukamenya neza uwo uri we, ukamenya neza aho uri kuva ndetse n'aho uri kwerekeza, kandi ukamenya ko wifite mu izo mbaraga zitera abandi kugukurikira mu cyerekezo icyo ari cyo cyose waba ufashe, cyaba cyiza cyaba kibi. Hano hari inkuru y'umugabo witwa Nyamutunzi ndetse n'umukene witwa Lazaro tugiye gusoma. Ndagira ngo wirebere ukuntu Bibiliya ivuga kuri izi mbaraga, kandi uyu mugabo we uri buze gusanga nta kintu yigeze abyitaho. Igihe abimenyeye, agize ngo agire icyo abikoraho, yasanze yakerewe.
nta kintu ashobora kwigera abihinduraho. Luka 16 umurongo waho wa 19, reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya irambwira ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu, n'umutunzi nawe arapfa arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, anonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho. Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Aburahamu aramubwira ati, bafite Mose n'abahanuzi, babumvire. Nawe ati, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati, nibatumvira Mose n'abahanuzi, ntibakwemera naho umuntu yazuka. Mana dufashe twige kandi dusobanukirwe n'iki ijambo ryawe ritubwira. Ndakwibutsa ko nta muntu n'umwe uri kuri iyi si umeze nk'ikirwa. Nta wuriho kubwe, nta wupfa kubwe. Wari ukwiriye gutekereza neza witonze. Wa mukristo we, wa muvugabutumwa we, wa mushumba we, wa mupapa we, wa mumama we, wa mudiyakoni we, wa muyobozi we mu nzego izo arizo zose, haba mu matorero cyangwa mu madini, cyangwa yewe no mu nzego zisanzwe za leta cyangwa iz'abikorera ku giti cyabo. Wari ukwiye gutekereza neza witonze, ugatekereza ku bantu bagukurikira bakuruwe n'izo mbaraga wifitemo zibatera kugukurikira, haba binyuze mu kubaho kwawe, ndavuga ubuhamya bwawe, cyangwa se ibyo ugenda uvuga ushishikariza abandi, yewe n'ibyo ukora. Buri ibyo ukora bivuga cyane kuruta n'amagambo uvuga. Uyu mugabo nyamutunzi turareba neza no ku murongo wa 19 w'iki gice tumaze gusoma, ngo uyu mugabo yambaraga imyenda myiza. Mu gihe cye akiri hano ku isi yari yarahiriwe rwose, ndetse abantu benshi cyane batazi neza imigisha y'Imana bavuga ngo Imana yari yaramuhaye umugisha, ariko umugisha w'Imana ntabwo ubarirwa mu ngano y'ibyo umuntu atunze. Oya, hari n'abatunga ibintu kandi ari umuvumo bifitiye. Ndabizi benshi muravuze muti, aravangiwe, ni gute umuntu yaba ari umukire akaba afite umuvumo? Naguha ingero bukira bugacya z'abantu benshi bari bafite ibintu, ariko ibyo bintu akaba atari ibintu by'umugisha, ahubwo ari ibintu bidafite aho bihuriye n'Imana. Rero ntabwo umugisha w'Imana upimirwa mu ngano y'ibintu atunze. Oya,
ntabwo ariko biri. Uyu mugabo nawe mu buzima bwe akiriho ku isi, akiri muri uyu mubiri, uyu mugabo rwose ngo yambaraga imyenda myiza, yambaraga ibyo ashaka byose, ndetse uyu mugabo yaryaga neza, akaryama heza, akagendana n'abakire, akavugana n'abaherwe. Uyu mugabo yari umuntu utagira ikintu yifuza, ndetse Bibiliya hari ukuntu yamusobanuye ibishyize mu magambo make. Yaravuze rwose ngo iminsi yose agahora adamaraye. Abanyarwanda nzi neza yuko mwumva ijambo kudamarara. Nta kibazo yari afite namba, yari umuntu rwose usa n'umuntu nk'uko tujya tuvuga ngo wageze yajya. Nta kibazo yari afite namba, nta kintu yifuzaga ngo akibure, yewe nta nubwo yirirwaga akifuza. Icyo yashakaga cyose cyari gihari. Nyamara uyu mugabo ntiyigeze atekereza aho yari arimo kwerekeza by'iteka ryose. Uyu mugabo ntabwo yigeze atekereza n'inshuro imwe ngo yibaze ngo hirya y'urupfu nzabaho nte, nzaba hehe, nzajya hehe. Ntabwo yigeze atekereza ibyo hirya y'izuba, ntabwo yigeze atekereza na gato hirya y'ubu buzima bwo muri uyu mubiri. We yumvaga anezerewe, yumvaga nta kintu abuze, yumvaga rwose yarakize bihagije. Ikirenze kuri ibyo, ntiyigeze yita ku mbaraga yari yifitemo zitera abavandimwe be ndetse n'abandi bantu b'inshuti ze kumukurikira. Nguko uko yari yimereye. Nyamara ku rundi ruhande Bibiliya yatubwiye ngo hari n'undi muntu w'umukene. Murongo wa 20 ngo kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro. Lazaro uyu nguyu yari umukene. Niba yari umukene hanyuma y'abandi simbizi, ariko uko bigaragara turabona yuko Lazaro yari afite ibibazo by'umubiri. Lazaro yari afite indwara yari yaramwangije umubiri wose ku buryo imbwa ngo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Ntabwo yari afite mukuru we, ntiyari afite murumuna we, ntiyari afite se cyangwa nyina nk'uko tubibona hano muri Bibiliya. Niba bari bahari nta nubwo bari bamwitayeho. Reka da, yari aho ngaho arwaye, akennye, afite ibibazo byinshi cyane bijyanye n'umubiri. Ibaze nawe umuntu wasuzugurwaga n'imbwa zikaza zikamurigata. Akenshi imbwa iyo zibonye abantu bambaye neza, bimereye neza, zijya hirya zikajya kure. Ariko Lazaro we ntabwo imbwa zajyaga kure, ahubwo zarazaga zikamurigata. Yari afite umubabaro ukomeye muri uyu mubiri, yari afite ibibazo bikomeye muri uyu mubiri. Ariko Lazaro mu mutima we yari undi muntu udasanzwe. Biri tubwira yuko ngo yahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire. Kandi Lazaro yifuzaga, ntago yumvaga ko wenda ashobora kuzigera agira ubushobozi ngo nawe agende yihahire cyangwa se arye no muri resitora. Reka da, ahubwo ngo yifuzaga kuza kubona utuntu twavungutse bari kurya, utwo ngutwo niba twaguye hasi, niba twaguye ku meza, imbwa nazo zariye zahaze, hanyuma Lazaro ngo akifuza guhazwa n'ubwo buntu bwagiye busigara buvunguka ku meza y'uwo mutunzi. Ariko ikintu gikomeye cyari mu mutima wa Lazaro, yari azi neza aho ari kwerekeza by'iteka ryose. Yari azi uko ubuzima bwe buzamera hirya y'urupfu. Mu kwizera yarebaga hirya y'imibabaro, mu kwizera yarebaga hirya yo kurigatwa n'imbwa, hirya yo gutura cyangwa se yo kuba ku muryango. Ntabwo yabaga mu nzu, yabaga ku muryango.
ariko sinzi ko ari no hafi cyane y'umuryango w'umukire, kuko uyu mukire sinzi ko yari bwishimire kujya asohoka yikoma isazi zari ziri kurya ibisebe bya Lazaro. Ubanza yari hirya nko ku irembo, ariko hirya gatoya simbizi. Ariko mu kwizera yarebaga hirya y'ubwo buzima, yarebaga hirya y'iyo mibabaro, yarebaga hirya yo gukena, yarebaga hirya yo kurigatwa n'imbwa mu bisebe. Lazaro yarebaga hirya yo kutagira gakondo kuri iyi si, akabona gakondo Imana yamwiteguriye mu bwami bw'ijuru. Mu kwizera yarebaga abera batubanjirije kugerayo, akabona Mose, akabona Eliya, akabona Elisa, akabona Enoki, akabona Nowa, akabona Yobu, akabona sekuruza w'abizera Aburahamu. Yarebaga abo bose bagiye batubanziriza, akareba intumwa n'abigishwa ba Yesu bagiye bapfira mu kwizera, ndetse by'umwihariko akibuka Yesu waje kuri iyi si agapfa urupfu rubi cyane rw'umusaraba, maze agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Lazaro yakwitegereza mu kwizera, yareba ukuntu azareba inkovu za Yesu, imbwa zikamurigata ntabyumve, akabura ikintu cyamurutira uwo munezero nubwo yari ari mu mibabaro. Lazaro indani muri we yari umuntu ufite icyerekezo, yari umuntu ufite aho arimo kujya, kandi yari azi neza aho azaba by'iteka n'iteka. Buretse gatoya, mu kwizera yarebaga Yesu Kristo, ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, wabambwe agapfa agahambwa akazuka. Yarebaga Pawulo wavuze amagambo akomeye ariko aturutse mu mutima wuzuye kumenya nyako. Aravuga ngo nzi neza uwo nizeye. Yari mu mibabaro ikomeye cyane, yari mu bihe bimuruhije. Aravuga ngo nzi neza uwo nizeye ko ashobora kurinda ikibitsanyo yambikije by'iteka byose. Yobu umugaragu w'Imana, Imana yatangiye ubuhamya kwa kiranuka, kandi Imana yari izi neza nk'uko na Yobu nawe yarabizi neza. Yarazi neza yuko iwabo atari hano ku isi ahubwo ari mu ijuru. Yobu ngo yari umutunzi mu gihugu cy'iwabo, ariko ntabwo ari ibyo gusa. Abisi bari bazi ko ari umutunzi, bari bazi ko ari umuntu mwiza, bari bazi ko Yobu nta kibazo cye, ariko Imana yo yari izi ko ari umukiranutsi. Nuko umunsi umwe, nyuma yo gupfusha abana be, nyuma yo gutakaza ubutunzi bwe bwose, Yobu amaze gutabwa n'inshuti n'abavandimwe ndetse n'umugore we n'umubiri we umaze kumutenguha, Yobu nta hantu asigaye. Yobu avuga amagambo akomeye, aravuga ngo nzi neza aho ndi kwerekeza, nzi neza aho ubuzima bwanjye buzaba nyuma y'ubu ngubu bw'umubiri. Aravuga ngo nzi neza yuko uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite undi mubiri, kandi amaso yanjye azayireba, ntabwo ari ay'undi. Mana yacu ishimwe cyane. Yarazi neza icyerekezo arimo, yarazi neza aho arimo kujya, atitaye ku byamubagaho mu buryo bw'umubiri. Yarazi aho arimo kujya. Lazaro nawe yari afite iyi mitekerereze, yari afite ibi byiringiro. Yarebaga nk'uko abandi bera bose barebaga, ndetse n'uyu munsi bareba. Mana yacu ishimwe cyane. Nta kintu na kimwe kimpa umunezero nko kwibuka neza iwacu aho turimo kujya. Ndavuga abizera, abakijijwe, abavutse ubwa kabiri disi we. Ntabwo ari uko ndi kugira ngo mbirateho, ariko ndagira ngo ngukumbuze nawe utari wabimenya. Hari umunezero wuzuye uri mu kumenya neza aho urimo kwerekeza. Ndimo nza hano kuri iyi radiyo, nje nirukanka cyane, ariko kandi nitonda kugira ngo ntateze ibibazo. Kubera iki naje nihuta? Nari nzi neza aho ndi kujya, nari nzi neza n'ikinzanye, nari nzi neza n'umunezero
uri mu kintu narinje gukora, niyo mpamvu naje nihuta. Hari umunezero ukomeye uri mu kumenya neza aho urimo kwerekeza. Yobu yari afite uwo munezero, Pawulo yari afite uwo munezero, abera bose batubanjirije bari bafite uwo munezero. Umwanya ntago watwemerera ngo tujye mu gitabo cy'Abaheburayo maze turebe neza mu gice cya 11 aho Bibiliya ivuga ku rutonde, ntabwo ari bose ariko ivuga ku bantu bagiye bayoborwa no kwizera. Mu kwizera hari aho bari barimo kwerekeza, nk'uko Bibiliya bivuga, berekezaga ahantu mu murwa watunganijwe n'Imana, kandi Imana akaba ariyo mwami w'icyo gihugu. Lazaro yari afite imitekerereze, Lazaro yari afite ibibyiringiro, Lazaro yari azi neza aho ari kujya. Kimwe n'abandi bizera muteze amatwi iyi radiyo, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, mukaba muzi neza icyo Yesu yakoze kandi mukaba mwarakizeye. Ndabizi namwe ko mubizi ko uwo munezero utagereranwa. Ariko hari ikintu nibaza, sinzi neza impamvu Lazaro yabaga mu rugo rw'uyu mutunzi. Sinzi neza icyari cyaramuzanye, niba yari yaraje gusabiriza, niba ari umuvu wamutembanye ukamujugunya ku irembo ry'uyu mukire. Ntabwo nzi neza impamvu n'uyu mutunzi atirukanaga Lazaro. Wenda hari igihe yajyaga areba akavuga ati, ariko se aka kantu kari gatwa n'imbwa, aka kagabo katagira umuntu uza kukareba, nta wakavuza, nta wukitayeho, nta shinge, nta rugero. Sinzi impamvu uyu mutunzi atabwiye abagaragu be ati, nimuterura aka kagabo mujugunye kure, sinzongere kukabona hafi y'urugo rwanjye. Ariko hari icyo nzi, nuko uyu mutunzi yari arimo kuburirwa n'Imana. Imana yari iri kumubwira iti, hindura icyerekezo cyawe, hindura imitekerereze yawe, hindura uko ubona ubuzima, itonde umenye ko hariho iherezo. Imana yari irimo kuburira uyu mutunzi, ariko uyu mutunzi yanga kumva. Ntekereza ko Lazaro ahari rimwe na rimwe yajyaga amubwira ati, Imana iragukunda, dore yaguhaye byose kandi irashaka no kuguha ubugingo. Ahari uyu mutunzi akavuga ati, iririre rwose, iririre, jyewe Imana nta kitamaye yangiriye neza, ntabwo nayigondoza di, iririre. Yanga kumva, yanga gukurikira Lazaro, yanga gukurikira Lazaro. Hari umugabo umwe w'inshuti yanjye, ariko ni inshuti yanjye by'akanya gato, keretse aramutse yihannye agakizwa agashaka Imana, kuko atabaramutse yihannye yaba ari inshuti yanjye by'akanya gato byo muri uyu mubiri. Arejo cyangwa ejo bundi, igihe ntazi cyangwa isaha ntazi, impanda ivuze cyangwa ngapfa cyangwa wagapfa, byaba birangiye, ubucuti bwacu biba birangiriye aho ngaho. N'ubu kandi ubucuti bwacu ntugire ngo burakomeye cyane, kuko aho ari kwerekeza ntabwo ariho ndi kwerekeza. Umunsi umwe naramubwiye nti, ariko nshuti yanjye, waretse rwose nkakwereka uko wakizwa, nkakwereka uko washaka Imana, ko Imana yaguhaye amafaranga, Imana ikaguha ubutunzi, waretse nkakwereka uko wakizwa maze ukanezerwa ukiri hano, kandi ukanezerwa umunezero uzahoraho, kuko uzaba uzi neza uri kwerekeza. Arambwira ati, rero Sadoki, rwose genda ushaka Imana, genda ushaka iyo Mana, nugira amahirwe uzayibona. Ariko jyewe ngiye gushaka amafaranga, nanjye ujye unsengera nzayabone. Narababaye cyane, kuko uko nagerageje kumwinginga kose ngo aze tujyane iwacu mu ijuru, ntabwo yigeze abyemera. Narababaye cyane, kandi Imana imufashe imugirire neza, icyama akazareba ku musaraba nawe agakizwa, akamenya neza ubutunzi butagira akagero buri muri Kristo Yesu. Ariko uwo mugabo n'uyu munsi ntabwo ambona nk'umuntu ugira ubwenge, ambona nk'umupfapfa uri aho, umuntu rwose udakwiye kuvuga mu bandi, mbese ambona nk'ikintu kiri aho ngaho cyabuze umumaro, ikintu kidakorera amafaranga, kidashaka amafaranga, kikirirwa kivuga ngo kirasoma Bibiliya, kiri aho ngaho gutyo gusa, kirirwa kivuga. Nuko nguko
ambona. Ariko n'uyu munsi iyo nshuti yanjye yamaze gutakaza umuryango wayo, yamaze gutakaza umugore n'abana, yamaze gutakaza abantu bo mu muryango we ba hafi, ndetse atitonze yatakaza umunezero w'iteka ryose, yatakaza amahoro, yatakaza urukundo rw'Imana, yatakaza ibyiringiro by'ejo hazaza. Nzi neza ko ari kujya mu cyerekezo kitari cyiza. Nagerageje kenshi uko nshoboye kumubwiza ururimi rwanjye, nakoresheje imbaraga zanjye n'amaguru yanjye, nkajyayo nkamwishakira ngo mubwire, muhindurire gukurikira Imana. Nyamara aracyajya mu cyerekezo gipfuye. Lazaro ndizera ko nawe yagerageje akabwira uyu mutunzi ati, nyamuneka wa mutunzi we, Imana iragukunda, nyamuneka wa mutunzi we, wakizwa, nyamuneka databuja, hindura icyerekezo uri kujyamo, uhindukire ushaka Imana. Lazaro yaragerageje, ariko ntabwo uyu mutunzi yigeze amukundira. Igihe cyarageze, nk'uko Bibiliya ibitubwira, Lazaro arangiza umurimo we. Icyo Imana yari yaramushyiriye hariya imbere y'urugo rw'uwo mutunzi kirarangira. Lazaro asiga umubiri we. Lazaro ajya mu ijuru, ajya kubana n'abandi bera bose barangije uru rugendo mbere. Urugendo rwe rwari rurangiye, yinjira mu teka n'iteka. Uyu munsi turarwara, ariko ukavuga ngo ejo nzakira. Uyu munsi turasonza, ariko ukavuga ngo ejo nzarya. Uyu munsi tugira gutya, ariko tukavuga ngo ejo hari ibindi, ngo ejo hari ibindi, ndetse tujya turirimba ngo ejo ni heza. Kandi koko hashobora kuba heza, ariko hashobora no kuba habi. Lazaro yaraye, sinzi ko byagenze, niba yarasinziriye, niba byari bimeze gute, gusa igihe kigeze Imana yaramuhamagaye asohoka muri uyu mubiri. Ibibazo byose bya Lazaro byari birangiye. Imana yacu ishimwe cyane. Umubabaro we wari urangiye, gusonza kwe kwari kurangiye, gusuzugurwa kwari kurangiye, kurigatwa n'imbwa byari birangiye. Ahubwo Imana yacu ishimwe cyane, yari yinjiye aho batakibabara, aho batakigira agahinda, aho batagihura n'ubukene, aho batagihura n'ibibazo. Yari yinjiye mu munezero wuzuye, aho batigera bamenya umubabaro icyo ari cyo. Ahubwo ibyishimo niyo soko yaho binyweraho, niyo soko yaho bakaraba, bakanywa, bakisiga. Nibyo bintu bibayo aho iwacu mu ijuru. Ndi kubabwira, Lazaro naho ngaho yaruhukiye. Hanyuma nyamutunzi nawe arangiza igihe cye yagombaga kumara hano ku isi. Cyose acyangije, nta kintu kizima cy'umumaro agikozemo. Ava mu mubiri we ajya muri Gehinomu, aho yagombaga gushya by'iteka ryose. Umurongo wa 23 w'iki gice twasomaga, Luka 16 umurongo wa 23, birambwira ngo ageze ikuzimu, ngo arababazwa cyane, arababazwa cyane. Ku murongo wa 24 agace kawusoza karavuga ngo kuko mbabazwa. Ubu ni ubuhamya bwe. Yari ari muri Gehinomu, ari mwashya byacitse, ari mwababazwa cyane, ariko ngo Imana igira gutya, imuha amahirwe yo kureba iherezo rya Lazaro uko ryagenze. Arebye ngo abona Lazaro ari ahantu mu ijuru, ari mu gituza cya Aburahamu, aho anezerewe, ameze neza, aho Lazaro atemba itoto, ku buryo uyu nyamutunzi ngo yanifuje, aravuga ati, amazi mwe kwirirwa muyama mu gikombe cyangwa mu kirahure, nakoze intoki ze mu mazi, kuko intoki ze zirasa neza, antonyangirize ku rurimi. Aravuga ati, ndimo ndashya, umuriro urimo urantwika bikabije, ndimo ndashya, nyamuneka nimutabare. Ariko ibyo ntabwo byashobokaga, ntabwo byashobokaga, ntabwo byashobokaga. Ndagira ngo nkubwire inshuti yanjye uteze amatwi y'iradiyo, ubyanga cyangwa ubyemere,
hari umunsi tuzarangiza uru rugendo. Hari umunsi tuzarangiza uru rugendo. Hari abo nzi barurangije this way. Hari abo nzi naherekeje za Rusororo n'ahandi hatandukanye. Hari abo nzi barurangije. Nanjye ni isaha itaragera. Ejo ushobora kutanyumva, ukumva ngo byarangiye. Yewe nawe niko bishobora kugenda. Ndabizi neza yuko abantu bose babizi kandi babyemera ko nta muntu ufite garanti yuko urupfu rutazamugeraho. Urupfu ni lazima rugere ku bantu bose, niko Bibiliya ivuga. Nyamutunzi rero nawe urupfu rwamugezeho, rumugezeho, iherezo riba rirageze. Kandi noneho iherezo rye yagombaga kwerekeza mu buzima bw'iteka ryose. Yagombaga kwerekeza hahandi hirya y'urupfu, hirya y'ubuzima bwo muri uyu mubiri. Agezeyo ngo yararimo ababazwa cyane, yararimo ashya, yarari mu muriro. Nta nubwo yarari hafi y'umuriro, yarari mu muriro indani hagati. Niko we ubwe yitangira ubuhamya. Abantu bose bari muri Gehinomu bahagarariwe n'uyu Nyamutunzi wagezeyo, akagira amahirwe yo kugira ukuntu yareba mu ijuru, akareba umuntu wari imbere ye y'umuryango wamubwiye, wabanye nawe, akabona yuko batarimwo berekeza ahantu hamwe. Nyamutunzi ngo areba Lazaro, arangije aravuga ati nyamuneka rwose natabara koze urutoki rwe mutuzi antonyangirize ku rurimi. Ijuru ribwira uyu mugabo riti rero rwose igihe cyawe ni icyo ngicyo cyo gusogongera ku iteka ryose. Mbese ibyiza byawe warabibonye, nta kintu Imana itagukoreye, nta kintu Imana itaguhaye. Urangije Imana iguha umwanya, iguha igihe. Irangije yohereza Lazaro abiwawe ku irembo, buri munsi ukamubona, ariko ntabwo wigeze uhitamo kwerekeza aheza. Wahisemo urupfu. None ibyo wahisemo ngibyo ugomba kubabazwa. Ibyiza byawe warabihawe. Lazaro nawe ibyo yahawe yarabihawe, ariko aho yerekezaga none yahageze. Byarangiye, ntabwo ushobora kuva aho ngaho. Ndetse ku murongo wa 26 ijuru ribwira Nyamutunzi mu kanwa ka Aburahamu riti nta muntu ushobora kuva aho ngaho uri ngo agere hano. Mwene magambo, iyo wageze muri Gehinomu uba wagezeyo. Hari abantu bigize banzi koga, hari abantu bigize bandabizi nzi uko nzabigenza. Ariko ndagira ngo nkubwize ukuri, iyo ugeze muri Gehinomu uba ugezeyo. Ntushobora kuvayo, ntibishoboka. Ntushobora kwigera uva muri Gehinomu. Iyo ugezeyo uba ugezeyo, biba birangiye. Niyo ugeze mu ijuru ntabwo ushobora kuvuga ngo jyewe mu ijuru ndumva ibintu bindambiye reka nigire muri Gehinomu. Nabyo ntabwo bishoboka. Uretse ko nta muntu uri mu ijuru wakwigera yifuza kujya muri Gehinomu. Nyamutunzi yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, amaze kumenya ko adashobora kwigera ava muri Gehinomu. Noneho aha yatangiye gutekereza. Aravuga ati aha, yewe uko nabayeho ndabizi. Ko nabayeho ndabizi kandi nzi neza urugero natanze. Hari abantu benshi bazi ubuhamya bwanjye, hari abantu benshi bankundaga, hari abantu benshi bakwishimira kuza kundeba, hari abantu benshi bavuga ngo bazaba nk'uko nanjye narindi. By'umwihariko mfite abavandimwe 5. Yibutse neza aravuga ati ye baba we, urugero nabahaye nta kuntu batari mu nzira baza hano muri Gehinomu. Aravuga ati urugero naberetse, ibyo nababwiye, ibyo nabigishije gukunda, icyerekezo naberetse bakwiye kunyuramo, ndabizi ko ari cyo bari kunyuramo. Ni nkaho
uyu nyamutunzi yumvaga imirindi y'abavandimwe be batanu barimwo badiha begera umunwa wa Gehinomu. Arangije aravuga ati yewe sogokuru Aburahamu, ibyanjye ndabisobanukiwe, uyu mubabaro ni uwanjye, ngiye kubabazwa by'iteka ryose, ntabwo nzongera kumenya amahoro, ntabwo nzongera kumenya ibyishimo, sinzongera kudamarara, sinzongera kwambara neza, ntabwo nzongera kwishimira ubuzima ukundi. Ariko ndakwinginze, umurongo wa 27, ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze, ndavuga Lazaro, umwohereze kwa data. 28, kuko mfite bene data batanu, ndabafite bene data batanu tuva indimwe, ndabafite kandi ndabazi, nzi n'urugero nababereye, nzi ibyo nabigishije, ubuhamya bwanjye nzi aho buri kubazana. Ndakwinginze tabara, umwohereze rwose, umwohereze, ungirire ubuntu, umwohereze ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabarizwa cyane. Ndagira ngo utekereze gatoya. Nyamutunzi ntabwo yari yarigeze mu buzima bwe yicaza abavandimwe be ngo ababwire ati rero bashahu, dore ninjye mukuru muri mwe, none ndimo ndigira muri Gehinomu, mutega amatwi mwumve, ndimo ndajya ahantu bita Gehinomu, none muze tugende, ibisabwa ngibi, muze tujye muri Gehinomu. Nge nicyo mbabwira. Reka da, ntabwo ibi bintu yari yarigeze yicara ngo abivuge. We yabayeho ubuzima bwe gusa, yabayeho ubuzima bwe yirira neza, yambara neza, ajya aho ashaka, avuga ibyo ashaka, asuzugura uwo ashaka, agafasha uwo ashaka, yakoraga ibyo ashaka byose. Urugero rwe yarabizi neza yuko ruri kuzana abavandimwe be muri Gehinomu. Arangije aravuga ati nzi neza ntashidikanya ko bari mu nzira baza, ndetse isegonda iyo ari yo yose najya kumva, uretse ko muri Gehinomu batumva, ntibanareba ibiri kuba. Uyu ni ubuntu yagiriwe. Gehinomu ni ahantu h'umwijima, Gehinomu ni ahantu abantu batagenda ngo baganire babwirane bati yewe ndimo ndashya rwose, ndimo ndababara. Ariko harya wowe uri wahedi, harya we nuri wo kwa runaka, reka da, buri muntu wese ashyibye. Gehinomu ni ahantu h'umwijima ukomeye. Arangije abwira Aburahamu ati ndakwinginze sogokuru Aburahamu, mwohereza agende ababurire, ndakwinginze mwohereze abahagarika aho bageze, ndakwinginze mwohereze, umwohereze rwose abambwirire ko ndi muri Gehinomu, abambwirire ko ndi kubabazwa cyane, abambwirire ko iherezo ryanjye ari ribi, abambwirire ko nibaramuka bakurikiye icyerekezo naberetse, bagakomeza muri bwa bwibone bwanjye, bagakomeza muri bwa busambanyi bwanjye, bagakomeza muri ka gasuzuguro kanjye, bagakomeza muri kwa gutuka Imana kwanjye, bagakomeza muri bya bindi byose banziho uko banzi kose, abambwirire ko bazarangiriza ubuzima bwabo bw'iteka ryose muri Gehinomu. Ndakwinginze Aburahamu sogokuru, mumbwirira agende abambwirire, ababurire rwose, ababurire nyamuneka batazaza hano hantu ndi ho kubabarizwa cyane. Murongo wa 29, ngo Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire, bafite abavuga butumwa, bafite abahanuzi, bumve iki jambo ry'Imana rivugira mu kanwa ka Mose no mu kanwa k'abandi bahanuzi, maze nibumve icyo ngicyo bakizera bazakizwa, icyerekezo cyabo kizahinduka, babe nka Lazaro. Nyamutunzi ati oya, narabangije bihagije, urugero nabahaye bararwumvise bihagije, ndabazi ntibashobora kumva.
ntibashobora kumva Mose, ntibashobora kumva abahanuzi. Ndabizi neza ko batabyumva, kuko yari abizi ukuntu yitwaye kuri bo, kandi ko yabaye urugero ku bavandimwe be. Aravuga ati ntibashobora kumva. Aravuga ati nyamuneka rwose tabara ndakwinginze. Aburahamu kuri 30, oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka. Mwene magambo yaravugaga ati abavandimwe banjye ndabizi neza barimo baraza muri Gehinomu, keretse habaye igitangaza kitari icyo ku isi, ahubwo igitangaza kivuye mu ijuru, byibura nibwo bashobora kumva. Mwene magambo uyu mugabo yarazi neza uko abavandimwe be barimo kugenda, yarazi neza aho barimo kwerekeza, yarazi neza yuko abavandimwe be barimo kuza muri Gehinomu, kandi yarabizi neza ko batumva ijambo ry'Imana, badakunda ijambo ry'Imana, badashaka kumva ijambo ry'Imana. Yari yarababereye urugero rubi cyane bihagije, ku buryo yarazi neza yuko ari ubazanye muri Gehinomu. Mbega gahinda yari afite muri Gehinomu, amaze kumenya neza yuko azahaba by'iteka ryose, amaze kumenya neza yuko azababazwa by'iteka ryose, amaze kumenya neza yuko abavandimwe be bazabana nawe by'iteka ryose. Yari afite agahinda gakomeye n'umubabaro utarigeze kubaho, kubwo kumenya neza aho yari ahagaze, nuko atazigera hava, nuko abavandimwe be ari ugiye kubazana akabageza muri Gehinomu. Hari umugabo umwe w'umuvugabutumwa wari urimo abwiriza ubutumwa urugo ku rundi. Agera ahantu ahasanga umukobwa, aramubwira ati rero mukobwa, ndi umuvugabutumwa, narinje kukubwira ubutumwa bwiza. Atangira kumubwira iby'agakiza. Ageze hahandi aho amubwira ku bya Gehinomu, umukobwa araturika ararira. Undi aramubaza ati surarizwa n'iki? Ati rekeraho nushaka itahire, jyewe ndashaka kujya muri Gehinomu. Aramubaza ati se kubera iki? Aramubwira ati umuvandimwe wanjye ejo bundi yarapfuye, yaratwaye imodoka yasinze, yaraye mu ndaya, imodoka iramugusha arapfa. Ndabizi neza yagiye muri Gehinomu. Rero wimbwira ibijyanye no kujya mu ijuru, kuko sinshobora kujyayo. Njyewe ndashaka kujya muri Gehinomu nkabona umuvandimwe wanjye, niwe wenyine mfite ku isi. Ntabwo nshobora kujya mu ijuru ngo mombe kuzabana n'umuvandimwe wanjye. Uyu muvugabutumwa aramubwira ati rero iruhukire, ntabwo ushobora kuzongera kumubona. We kandi arabizi neza ko adashobora kongera kukubona, kuko muri Gehinomu nta busabane bubayo. Muri Gehinomu nta kongera kubana nk'umuryango bibayo. Muri Gehinomu ibyo byose ntabwo bibayo, biba byarangiye. Nta masengesho wasenga uri muri Gehinomu ngo asubizwe, kirazira. Mbese ni hehe uri kwerekeza by'iteka ryose? Ni hehe uzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ninde urimo kujyana muri icyo cyerekezo werekejemo? Ushobora kuba urimo kumujyana ahantu utifuza ko yazajya. Inshuti bakundwa ba Kristo, bene data, Kristo nta bindi biganza afite uretse ibiganza byacu ngo akore umurimo we. Kristo nta maguru afite yo kujyana ubutumwa bwiza hirya no hino atari ayawe n'ayanjye, ngo ayobore abantu mu nzira ye. Kristo nta rurimi afite uretse ururimi rwawe n'urwanjye ngo abwire abantu uko yabapfiriye. Nta bundi bufasha afite uretse ubwawe nanjye ngo tubazane kuri we. Nitwe Bibiliya ab'isi batita ku Mana bazasoma. Nitwe butumwa bwiza bw'abanyabyaha. Nitwe butumwa bwa nyuma umwami wacu afite mu bikorwa no mu magambo, kugira ngo abatarizera babashe kubwumva bizere. Ese uri ukwiriye kuba we, cyangwa uri igicupuri? Ese uri umukristo nyamukristo koko, cyangwa abantu barakubona bakaryana inzara?
bakakubona bakavuga bati uriya we iyo aza kuba umupagani byakabaye bifite icyo bisobanuye, ariko ntituzi icyo ari cyo. Si umupagani, si umukristo, ntari kujya mu ijuru, ntari kujya muri gehinomu. Pawulo yaravuze ngo turi inzandiko zisomwa na bose. Icyampa Imana yo mu ijuru ikagufasha ukareba neza aho uri kwerekeza, ukareba neza umuntu ugukurikiye, ukareba neza niba wifuza ko yazamera nka Nyamutunzi ku iherezo, niba cyangwa wowe ariko ushaka kumera. Wasanga atari byo, Imana yiteguye kugufasha. Wa mupapa we, wa mama we, wa mubwiriza butumwa we, wa mupasiteri we, Imana yiteguye kuguhindurira icyerekezo nuhitamo, maze ukerekeza mu bugingo buhoraho hamwe n'Imana by'iteka ryose. Imana ibaha umugisha, kandi nizere yuko mukomeje kugubwa neza n'iri jambo. Mushobora kuduhamagara mubaye mufite ikibazo mwifuza kutubaza, cyangwa se icyifuzo mushaka ko dusengera, mwaduhamagara kuri nimero igendanwa ya 0783001646. Aho niho mushobora kutubona. Yewe mushobora no kudusura ku biro byacu hariya mu murenge wa Kimironko aho dukorera. Mwaduhamagara kuri izo nimero tukabarangira. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukunda, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese ye impanda ivuze Yesu agarutse nonaha, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka guha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783001646. Imana iguha umugisha. Kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu. Niwaburira imbabazi ku birenge bya Yesu.